nibyo uko serivisi zitangwa ku gihugu gitera imbere ndetse n'ubuvuzi abantu babaho igihe kirekire. Ikizere cyo kubaho turateganya ko mu mwaka wa 2030 tuzaba turi hafi kugera ku myaka 80. Ikizere cyo kubaho ukuvuga ngo tuzagira abantu benshi bakuze. Ubu turi kuri 70 irengaho gato. Ni byiza ariko nyine bijyana no kubyitegura kuri abo bakuze tuzaba dufite benshi. Gukura si ikibazo. Gukura si ikibazo kuko birakenerwa abuzukuru n'abuzukuruza. Ni byiza muri societe. Nayo mpamvu twatangiye rero kwitegura service abo bantu bakuze bazakenera. Ngira ngo abenshi mumenyereye ibyo bita mu Gifaransa pediatrie, naho bavuriza abana kwa muganga. Ubu rero muzajya mubona na service zitwa geriatrie. Geriatrie ni zivura abakuze kuva ku myaka 60 kuzamura. Ubwo izo departement nazo ziri gufunguka, zishobora no kuba arizo zizagira abakiriya benshi mu minsi iri imbere. Twaranabitangiye kubigisha aba geriatre. Ubundi aba ari umuganga wa médecine interne ukora sous spécialité cyangwa se fellowship, akaba umuganga wihariye w'abakuze. Turabafite ubu b'Abanyarwanda barangije batangiye no kwigisha abandi. Ashobora kuba hari abaraha babazi. Twarabiganiye muri Sena mu minsi ishize mu buryo burambuye nabo baganga twarabazanye, nabo bababwira uko izi programu ziri gukorwa. Kwari ukwizeza rero yuko ibi twabiteguye kandi biri kwihuta. Abageriatre bazagenda baba benshi kugira ngo tugire abakuze ariko bameze neza. Kuri iki kintu nakongeraho ni uburyo abakuze babaho bita lifestyle. Hari igihe umuntu yumvaga ageze mu myaka 50 akumva ikintu yatumaho cyambere ari akabando ko kugenderaho, ariko ubu biragaragara ko umuntu agera imyaka 70 agikomeye, ajya muri siporo agaragara nk'uwa 30 wa kera. Nibi twifuza rero ni ukuvuga ngo imyitozo ngororamubiri, kwiyitaho, kwita ku buzima ku buryo imyaka ihinduka imibare. Imyaka ikaba ari imibare gusa, ahubwo umuntu akumva ko agomba kuzagira niyo 80 akiruka akomeye, ashobora guterura abuzukuru be bagakina agapira.